Kigali Line TV turi kuri Kigali Play Stadium aho ikipe ya Lion Sports imaze gutsinda ikipe ya Bugesera FC. Abafana rero bishimira intsinzi, bishimira n'abantu batatu. Ikipe ya Rayon Sports imeze neza cyane muri iyi minsi, ni intsinzi ikurikiranya ya gatatu rwose batahana amanota atatu. Abafana bavuza ingoma bishima cyane kandi sisi abafana hano kuri Kigali Play Stadium. Komeza kuba kuri Kigali Line TV izera ko komeza kugenda wenjoyinga cyane kabisa weekend ibiza ko mukanya gato cyane ikipe ya APRFC izakurikirana ikipe ya Gasogi United. Aho kuko abafana rero bagenda bavuza ingoma n'umurindi w'abafana bari yaso byishimo byinshi cyane amanota y'uyu munsi. Ntabwo uragenda ubabona abafana hano ni kuri Kigali Play Stadium. Ibyishimo by'abafana ba Rayon Sports bishimira cyane intsinzi y'amanota atatu y'uyu munsi. Imbere ya Bugesera FC abafana bakaba bari benshi cyane, abafana bari benshi cyane hano kuri Kigali Play Stadium. Akazi k'abafana ngira ngo bakomeza kugenda gukurikira gahunda zacu hano kuri Kigali Line TV. Ibutsa ko mu kanya gatoya ari match za guhuza APR n'umufana wa Gasogi nawe avuga ati mu kanya ndaje ikiri ikipe yanjye imbere ya APRFC match igiye gukurikiraho mu kanya. Uko ubibona Karasisi rero abafana amafaranga yanjye ntabwo kibaje kwinjira. Motari nawe akaba yaje kwifanira rwose. Motari ufana ikipe ya Rayon Sports nawe akaba ari mu byishimo bikomeye cyane. APR ngo bayibwira iki? Bayibwira ngo yapfa piramide yo mu Rwanda. Rayon Sports niyo piramide. Rwose yo kutsinze Bugesera APR ngo yizemo gute? Iyo umaze gukina ni Bugesera. Dukina na Bugesera APR yarashinze kubera ko n'abanyabwoba. Kubera ko twambara nka piramide. Bayibwiye ko izakina na Rayon Sports ihita igira ubwoba. Ubu yarahahamutse n'ubu. Iyo muhura bari kwitsinda urabyize neza ko mwari kwitsinda. Twagomba kwitsinda ibitego bitandatu. Ibyo bintu ko bidaheruka kubaho urumva icyizere kiri kuva he? Icyizere turagifite kuko twe turi piramide yo mu Rwanda. Piramide yo mu Rwanda. Hanyuma abari murishimye mwizeye ko igikombe muzagitwara cyisese. Tugiye gufana Gasogi. Ibanze dukubite. Ubu ntabwo musohoka mugiye gufana Gasogi. Ukanyura muri inyuma ya Gasogi. Urabona iri butsinde APR? Ntabwo kirembere n'imoto yatsinda Gasogi. APR yagwirira. Ikipe yananiwe gutsinda ikipe imeze amezi abiri idakora. Ariko yatsinze Azamu. Yasezereye Azamu. Abafana ba APR bagize ubwoba ariko nta fana ba APR bari hano. Uyu mwaka iramuye.
iramanuka reka ndabikubwira iramanuka urayimanura ndayimanura Rayon Sport imaze imyaka myinshi idatwara igikombe ndayimanura ni yanyu iramanuka akabure muvane nitwa Star ku post aperi amanukana na Kiyovu no mwaka ndakura he wallahi gusa aperi iramanuka ko ntabwo aperi yabati mu Giant yaravutse mu 1995 ni mu Giant ikipe yavutse mu 1900 ariko ifite ibikombe 22 mu gihe Rayon Sport ifite ibikombe 9 tugenda n'ibijuru aperi ifite ibikombe 22 ntabwo bizi bero gakino 22 ngahe na bibi mu makipe meza azwi muri Afurika Rayon Sport ya 75 aperi ni yakangaye arahanizwe ntabwo mbizi Rayon Sport ya 75 none Rayon Sport niyo Club Giant yo mu Rwanda ikipe ni ikipe izwi ikipe ni igeze mu matsinda uyu munsi ikipe mu matsinda ni Piramide mu Misiri ase mwese muri abafana ba Piramide hano abafana ba Rayon Sport mukunda Piramide uriya mukinnyi wa Piramide waramwumvise yavuze ngo iki watsinze ibitego bibiri by'umutwe yatsinze igitego cy'umutwe uravuga Fiston Karara Mayeri Fiston Karara Mayeri yavuze ngo yababwiye ati aperi urumva yavuze aperi muragerageza ariko mukomeze mushyiremo ariko Rayon Sport imaze imyaka myinshi idasohoka mufite icyizere ko uyu mwaka muzasohoka ariko twaragiye twebwe ariko baragiye indege irakomeza iraka uyu mwaka tuzasohoka turabyizeye abakinnyi turabafite mufite icyizere ko mukumbuye gusohoka uyu mwaka muzasohoka icyizere turagifite twebwe tuzasohoka aba ni abafana ba Rayon Sport rero bavuga bati icyizere ni cyinshi umwaka tugomba gusohoka bizeye ko bagomba gutwara igikombe kabisa cyane rwose igikombe tugomba kugitwara uyu munsi tugize amanota 11 sibyo tumaze gutsinda imikino 2 tumaze kunganya imikino 2 nturakina na APR urakina na Kiyovu urakina n'izindi kipe zikomeye ndazemera yakomeje kwirindiriza ikomeza kuryama nikomeze yirindirize baravuze ngo turakennye yego ndabyemera uko umugabo wese kagira kutazi kamere asa abafana ba Rayon Sport muremeza mwese ko APR yagize ubwoba uko buryo iyo bafite Clement si umudefanseri mwemera ni umudefanseri w'ikipe y'igihugu ibyo reka byemera n'umudefanseri naze tubirebe yigaragaze urumva yigaragaze turebe urumva twebwe icyo tuzi cyo ari n'amanota 3 ntabwo ari no kunganya ngo rimwe reka nta rimwe nta 3 ariko iki ko mufite icyizere cyinshi icyizere muragikura he icyizere turagifite mu bakinnyi urumva ikindi cya kabiri abonye umukino urumva baravuze reba Bugesera ngo yadukuyemo ngo mu cyamahoro ngo ntabwo twari kwitsinda baje ariko bavuze nibo bari babateze urumva ngira ngo urabyone bagiye bosha n'ibindi bitego urumva ubundi bitego biba bibaye nka 3 cyangwa 4 urumva rero icyizere ni kintu ngaho mutanga ubutumwa ku bafana ba APR ubutumwa tw'abafana ba APR ikintu kibabaza kizambabaza ni kimwe bazasohoka bikoreye amaboko bakomeje kwirengagiza bakomeza kuvuga ngo dore ariko APR imaze kubatsinda inshuro nyinshi ku nshuro mumaze kuyitsinda murabyibuka ibyo ndabyemera yego bafite amafaranga ibarusha ibikombe imaze kubatsinda inshuro nyinshi mu mukino mwaho kurusha igikombe APR yatwaye ifite ibikombe bya shampiyona 22 ariko nta gikombe yatwaye itatwaye ariko twageze muri kimwe cya kane muvandi mwaje cyane kubajije mu makipe azwi muri Afurika Rayon Sport ni 75 APR nta hantu urambwizwa muri Afurika yarateze iragenda mu Misiri ariko abafana ba Sport reka mbabazi mukunda kuvuga ngo APR irabiba koko irabiba gute ubu iratwiba uzi impamvu itwiba ni ukuvuga ngo twebwe ubu n'umupira turawukina tugatambaza bakabibona ariko kubera yuko bashyiramo ikintu cyo kuvuga ngo tudaseba muri ikipe y'ingabo z'igihugu urumva bagashyiramo ako kantu bakadukasa ariko nubwo badukasa abantu babirebera ngira ngo barabibonye Rubavu umukino usubirwamo dutsinda igitego bagira gute amatara bayazimya hano ntabwo amatara azazima waribonye ko Jeanette bayizanye ntabwo natwe tuzanakinira hano tuzaba turi ku mahoro kuri stade Musaza twubakiye urumva hariya tuzabigaragaza ntabwo amatara azigera azima itariki itinze kugera ariko urakabije cyane uti APR izamanuka kweli kumanuka gusasa iriye amatira tugomba kuyibeshya ikibazo gihari wabwira gute niba Rayon Sport bateye baca bamaze kwisunika inshuro 5 mbere
barayisubitse ugakarayisubira none se bayisubikije ariko APR yavuga ko ibirara bifite bigomba gukinwa bihereye ku murongo wumvise Premier League yakoze iki ntabwo itegeka riga uko ipanga ibintu ariko nafite uburenganzira bwo gusaba kuko nayo ni umunyamuryango none se hari hashize igihe kingana iki tuzi ko match ya Rayon na APR izaba kuri 11 bakabivuga nyuma mwemutekereza ko ari iki cyaba cyaratumye APR itinya gukina na Rayon Sport kandi n'ubundi bizakina yaraguze abakinnyi bakomeye abakinnyi benshi nta kintu kirimo gutuma itinyira kipe iyi kipe reba yari igiye yari imishaka itiki urumva yo kujya gukina igikombe cya Afurika iragenda bari kuza barayihondaguye ayigarukiye iravuga ngo dore ngo biranze ngara amakipe ngarakomeye ngo reka ngizamo mu Rwanda ngira ngo arabibonyeje muri tense iriya kipe yari maze igihe idahemba abakinnyi ikipe ntiyakoraga imyitozo banganyije inota rimwe kuri rimwe urumva ariko namwe mwatangiye munganya imikino ibiri yose mwakinye mwaranganyaga none nurako twatunganyije twanganyije ibiri nibanganyije umwe mu kanya ni mugoroba ugiye reka duhure mu kanya kuri match za guhuza APR na Rayon Sport aba n'abafana ba Rayon Sport hano kuri Kigali Palace Stadium nyuma yo gutsinda ikipe ya Bugesera FC bakekana amanota 3 imikino 3 ikurikiranya mu kaga gato cyane bavuga bati turaza kuba turi inyuma ya Gasogi United isa kubikina na APR FC turacyari hano rero kuri Kigali Palace Stadium gushimira cyane gukomeza kuba natwe kuri Kigali Live TV gushimira gukomeza kunyura muri comment kabasha kugenda utubwira uko bimeze cyane 5 kuri 5 reka mabwire ko dukomeza kubana hano n'indi mikino igitandukanye gato cyane ni APR FC ndetse na Gasogi United